icyo atarakora si cyo cyamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Nawe dufatanye kumushima, Yesu arashoboye. Amen. Uruhande rumwe ndishimye, urundi ruhande ndababaye, mbese birimo birambangana. Tugusanze uragiye ugiye hehe? Imana yaduhaye umugisha wo kwimukira USA, turimutse n'umuryango. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo uruhande rumwe ni byiza ko papa w'abana niho yari amaze igihe ari, ariko kandi birababaje gusiga umuryango, inshuti, abavandimwe, igihugu, ahantu wari umenyereye, mbese urumva byanyivangiyemo. Uri Imana, nabanutse cyangwa nkenye, uri Imana, naho amashyo yose yashira mu biraro, n'izabibu ntizera imbuto mu gihe cyazo, nakubaha isi yose ikabimenya. Asanzwe azi arona mu maso harimo ibitotsi, harimo umunaniro, harimo amarira. Ibyo bintu bitatu byose byatewe n'iki kuri wowe? Oya, ni amarira gusa, arimo ibindi byose ubwo byaba birimo sinzi aho biri kuva, ariko ni ibitotsi. Ni amarira, nako niko tuvuga, ni amarira, nuko narize cyane. Warizwaga n'iki? Urumva gusezera abantu, gutandukana kuravuna, gutandukana kuragorana, uko kwaba kumeze kose, gutandukana kuragorana, rero nyine byadushije imbaraga. Yego, wari urimo tubwira ko usanze umugabo ariho yarari, byari bimeze gute kuba mu Rwanda umugabo ari hariya? Biragoye kurera abana cyangwa se umuryango gutandukana, kuko Imana yawuremeye kuba hamwe. Rero byari bigoye, ariko nyine turashimira Imana yabikoze, uyu munsi tukaba twongeye kubana. Yego, mu muziki byari bivuze iki kuba adahari? Hari igice kinini cy'ibyiza batabonaga, kubera ko antera imbaraga, niwe mbaraga zanjye mu muziki dukora. Rero mpamenya ko kuba tugiye guhura hari ibirenze bagiye kubona. Byari bingoye cyane gukora adahari, kuko ibintu byinshi byanjye niwe ubikurikirana, mwita manager mukuru. Umva rero gukora manager adahari biba bigoye. Yego, bamwe mu bo twaganira abantu bose bagiye muri Amerika, umuziki imbaraga zita zigabanuka, arabango bahita bakonja nk'abaguye muri frigo. Ubu nawe bazati yo nawe koko arazimye, urabyumva ute? Nizihe ngamba ufite? Umva sindagerayo ngo menye ikibazimya, asanga ikibazimya nanjye cyanzimya sinabimenya. Ningerayo byo byose nko mu kwezi kumwe nibwo nabasubiza iki gisubizo neza, nkamenya ibyo mvuze ko ndisira, ariko kugeza ubu simenya ikibazo kibaba habagerayo ko n'ubwa mbere ngiyeyo. Ako mpamya ko bigoye, ngiye ikintu cyazimye impano yanjye cyaba gikomeye, biragoye ko byabaho. Ariko reka mbanze ngereyo ndebe, nka nyuma y'ibyumweru bingahe cyangwa ukwezi nzabaye igisubizo cy'ukuri. Ufite inshuti mwaganiriye n'ubundi barabaramyi, bagiye ukabona imbaraga barafite mu gukora ziragabanutse, ntago wegereze ugira amatsiko ngo baze ngo ese aho ngaba bimeze gute, bakubwiye iki? Oya, ntawe nagerageje kubaza, ahubwo njye ubwanjye ndabyibaza, niki kiba iyo abantu bageze hariya, niki kibazo bahura nacyo gituma bahita baceceka cyangwa se baba barekeye. Ariko shobundi nabonye indirimbo nshya ya Daniela, bivuze ko barimo gukora ubu ngubu. Ubwo rero niyo mpamvu ndi kwangurika mbanze ngereyo menye uko ibintu bimeze, nzamenya nimbana, ariko njye sinarekera gukora, ntago byakunda. Ubwo gukora binsaba gukorera hano gusa, biragoye ko natura hariya, ko njye sinabaho ntaririmba. Yego, urakoze cyane. Hari imwe mu mishinga waba usize mu Rwanda abantu bagukundaga bakomeza gukurikira? Projet zijyanye n'umuziki, yes, mfite indirimbo nyinshi cyane na shootingiye muri concert mperuka gukora, zirahari zitarasohoka.
mfite n'ibindi nteganya kugenda gukorerayo deja namaze gutegura, rero mfite byinshi nzakomeza kubaha. Hari abantu bavuga bati Jessica impamvu basize akoze konseri mu Rwanda yiteguraga ati ukuntu akoze konseri y'igitangaza y'amateka yarimo yitegura kugenda baza guhita babihuza, urabivugaho iki? Oya, ntaho bihuriye, ni Imana ibikora byose. Ibi ngibi byo noneho ni surprise itangaje Imana yankoreye, kuko ntago nateganyaga ko, nari nzi ko bizaba ariko sinari nzi ko ari iki gihe. Rero ntaho bihuriye pe, ntago bihuye na konseri. Wari usanzwe utega indege ugiye mu kazi kawe gasanzwe, ni ubwa mbere ugiye muri Amerika, urumva umeze gute? Ni biki bakubwiye uza kwitondera mu rugendo? Meze neza, ndishimye, nicyo cya mbere. Hanyuma nubwo nsanzwe ntega indege akunda, ndumva bisa nkaho ari ubwa mbere kubera ko ndi excited guhura na papa w'abana. Rero ndikumva wagira ni ubwa mbere ngeze kuri airport, ndikumva ari ubwa mbere ngiye kwinjira mu ndege, mbese ntaho bihuriye n'ibyo nabaga ndimo ubundi. Rero ibyo kwitondera byo, ndi kumwe n'abana batoya kandi nyine ndi njyenyine, bato cyane, kubatwara bakagerayo nko muri escale nyine birasa nkaho ari byo bintu bigoye, nibyo bintu nyine mfite kwitondera cyane, ariko byose birakunda, ndahamya neza ko ndibugereye amahoro. Yego, tubonye imodoka nyinshi zije ziherekeranye ziguherekeje, abantu bati ninde muyobozi unyuze ahangaha? Ubwira bintu bivuze iki kuri wowe ndetse no kuba wari uri mu Rwanda? Byantangaje, nanjye siko nabitekerezaga. Navuganye n'abo tuzajyana gusa bazantwara n'abazantwarira abana, ntabwo nanjye nari nzi ko ari kuriya biri bube bimeze. N'abaturanyi bari kunyandikira ama message, niko tubona bidasanzwe, ariko mu by'ukuri buri wese ubwo nyine yabyumvise yumva yaza kumerekeza. Nabyishimiye cyane, n'ubu hari abo ngitegereje batari bagera hano. Byose ni Imana ibikora, ni ukuri Imana ishimwe, byanejeje. Hari igihe nyine uba uri ahantu ariko ngira ngo utazi imbaraga ufite mu bantu. Uyu munsi narimo mbivuga ngo guhera namenya ko nzagenda nko ku cyumweru, nibwo natangiye kumenya uwo ndiwe mu bantu bamwe na bamwe, ubona nyine uburemere bifite, uko baza kukureba, ibyo bakubwira, ibyo bakora, nibwo namenye nyine uwo ndiwe mu bantu. Yego, harimo abantu turimo tubona, abantu bajya bakurikira amateraniro yo kuri Women Foundation Ministry, turi kubonamo abantu muri PS, ndumva nababonye ngewe abitwa aba Bonfils bajya baridinga, n'abandi benshi n'abashumba nababonye, n'abashumba ngabariya. Ugiye kubaho gute utari hafi ya Apostle Mignone ndetse na Women yose? Apotre we si cyane kuko araza cyane, tuzahura rwose, ariko nka PS ni icyuho gikomeye kuri njye, ariko kandi kuko aho ngiye hari andi matsinda, nzakomeza umurimo, n'ingaruka hano nongere nkore, njyewe aho ndi hose sinareka gukora pe. Rero gusiga PS, twataramye nijoro, gutandukana biraremera pe. Nijoro namenye imbaraga zo gutandukana, nsanga zirakomeye. Gutandukana byari bituvunnye muri korali, ariko ndahamya ko aho ngiye nzakomeza umurimo, kandi mpamya ko ari byo byiza kuko uragutse, ngiye kubahagararira aho nzaba ngiye. Hanyuma n'ingaruka tuzajya twongera tubonane, rega isi yanabaye umudugudu, kubonana nabo biroroshye, nzajya ngaruka cyane. Naho Apotre we ndabizi neza ko umubyeyi kugera ku mwana biroroshye, iwe azajya ngeraho kenshi, ndabizi. Apostle yigeze kwideklara ko agukunda, haba ari muri konseri yawe ndetse no mu rusengero nyuma ya konseri, yavuze ko agukunda. Muri make twavuga ko uri nka wa mwigishwa Yesu yakundaga cyane, ujya kumusezera yakubwiye ngo iki byari bimeze gute? Apotre waradukunda twese, ntabyo kuvuga ngo ni wa mwigisha akunda cyane. Twavuze yideklara abandi ntabwo twavuze ko atabakunda, twavuze yideklara. Urumva mwe ko mutarabana mu rugo ntabwo muzi ibyajya tubwirira mu gikari, ariko twebwe turi kumwe nawe twese atubwira ko adukunda, aradukunda cyane twese. Rero kandi natwe turamukunda cyane. Byari no kuvunana cyane kuvuga ngo mvuye muri Noble Family Church ndagiye, kuko birasa nkaho nyine twikuruwe, ugiye nyine uri wenyine, nyine uvuye ahantu wari comfortable, ugiye nyine ahantu uri wenyine mu mbeho, ni nkaho uvuye mu bushyuhe ugiye mu mbeho. Ariko ikintu nshimira Imana nyine nuko Apotre akunda kuza hariya,
amenya ko umugisha we n'ubundi azajya awuzana. Igihe namusezeraga arambwira ati rwose ndagushyigikiye nguhesheje umugisha, genda muhure n'umuryango. Sirtuke Imana yari yarabimunyujijemo na mbere, rero yarabyishimiye cyane, yarabikunze, aradukunda, natwe turamukunda, by'umwihariko ndamukunda cyane. Yego, turimo tugana ku musozo, ni iki kintu uzakumbura cyo mu Rwanda kurya uzajya muri Amerika uvuga ati nkiri i Kigali byabaga bimeze gutya? Nzakumbura eglise yanjye uko tumaze kubivuga, twagiriraga ibihe byiza ariko byiza. Nzakumbura cyane, ndabizi neza ko nzabikumbura. Ibitaramo bya nijoro, yaba ibya kumanywa, cyane ijoro ry'abubatsi hari ibihe byiza nzakumbura kuri eglise yacu cyane. Nzakumbura igihugu cyanjye kuko nta gihugu gisa nk'u Rwanda. Umutuzo n'umutekano, isuku, kubona nyine ahantu hari clean gutya, urabona na hano turi, nzabikumbura cyane. Ariko mpamya ko ngerega nzajya nza cyane, nzagaruka vuba mu myitegure. Muri Bible Yakobo wajya gukora urugendo nkuru yabwiye Imana ngo nubana nanjye, wowe nire sengesho cyangwa n'icyo wasabye Imana? Icyo nasabye Imana njye yaragikoze. Ubu sinkiri kuyigondoza ko nta kintu itarakora pe. Kuri njyewe ndi kubona ko ibintu byose yabyujuje. Nayisabye ko iduhuza nk'umuryango tukongera tugahura, none irabikoze. Nukuri nta masengesho mfite yo gusaba cyane, ahubwo mfite gushima. Ijambo rye nari maze iminsi ngenderaho, ahubwo nirivuga ngo koko waroye neza ko ndindi jambo navuze kugira ngo ndisohoze. Rero Imana yabisohoje, ngiye gusenga ndi hano ngiye wese, nukuri naba ndingaye, naba mfite ibintu byo gusabiriza. Yego, urakoze cyane. Abantu bagukunze, iyo umuhanzi akoze indirimbo abantu bakamukunda, bameze nk'abagiye mu mwenda wo kujya ahora abaha indirimbo ko Imana izimuhaye. Nuwe butumwa wabaha? Ndahari, nubwo wenda fizikali atari kenshi, ariko ndahari. Indirimbo nzakomeza nzikore uko Imana izanshoboza, kandi ndizera neza ko Imana izanshoboza. Ndabizi ntabwo nabasha kubona ntaririmba njyewe pe. Munyizere, mungirire icyizere basi ndishaka kibegeke, ariko ngenda cyahari mu muziki. Yego, wagize igikundiro muri media, iragukunda, irakwakira, iragusapotinga. Ubona ubuhe butumwa wabaha? Kuko ubu izi kamera ngo bazigutunge gutya, simbizi ko bazajya baza muri Amerika. Yego, ndabakunda. Abanyamakuru ni abantu b'ingenzi ngewe muri kariyeri yanjye, kubera ko bagesheje ibintu byanjye aho ntari kubigeza. Nari kuririmba bigahera mu rusengero cyangwa se iwacu mu rugo, ako babigejeje ku Banyarwanda n'abanyamahanga, babigejeje ahantu ngewe ntari kuzapfa kugera. Rero Imana ibaha umugisha abanyamakuru, nzajya nza kenshi, kandi na online tuzajya dukorana. Rero ndabakunda, Imana ibaha umugisha, mukomeze mushyigikire, mubane nanjye, mumfashe muri byose. N'ubundi nzabakenera, ahubwo kurenza uko nari mbakeneye, kuko urumva noneho simpari, hari henshi ntazigerera. Rero ndabinginze kugira ngo muzakomeze kumfasha, mushyigikire, mu nkunde nk'uko mwari musanzwe mubinyereka. Imana ibaha umugisha. Yego, urakoze cyane. Tugana ku musozo, hari ubutumwa wumva buri ku mutima wasoresha iki kiganiro? Njye nkunda gusaba abantu batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo babikore, ko niwe utugejeje hano, niwe uri gukora ibi byose mureba. Ndabwira umuntu wese ati njye nta kintu na kimwe nagezeho atari Yesu wagikoze. Ubwo rero umuntu utarakira Yesu hari imigisha arimo yiyambura. Rero umuntu twaba turi kumwe hano atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ndakwinginze ngo umwakire, nibwo uzasogongera ku migisha yo mu bumana. Hanyuma ikindi nababwira, mukomeze kwishyigikira, mu nkunde, mukurikira indirimbo zanjye, muzigeze ku bandi, mumbwire ibyifuzo byanyu, munyandikire. Social media yanjye arahari, munyandikire kuri Instagram, munyandikire kuri TikTok, mumbwire ngo turifuza iki, turashaka iki, tugumane n'ukuri. Social media zawe nize ku buryo abantu bagukurikira? Hose nkoresha Jessica Mucyowere. Okay, urakoze cyane, tugushimire, tukwifurize urugendo ruhire, kandi Imana izabane nawe. Murakoze cyane.